ndagusuje kandi ngo Akazi umunyarwanda Wizeye Enoch wamamaye ku izina rya Kagarara nyuma yo kuva mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Ghana agiye guhura n'umunyamerika wamamaye mu bijyanye na challenge Aston Hall. Ni nyuma yuko Kagarara yamaze kugera ku nzozi ze, inzozi ngo yarasanzwe afite zari zo kuzahura n'umugabo w'icyamamare witwa Aston Hall, dore ko akora ibintu nk'ibye icyo twita challenge. Ubu ngubu rero nyuma yo guhurira muri Ghana, Aston Hall akaza gushima Kagarara bitewe nuko angana ndetse n'ibyo akora, kwari gushyigikira abafite ubumuga nkawe. Ibi ngibi rero byaje gushimisha Aston Hall, ahita avuga ngo ngiye Aston Hall ngiye kuguha akazi Kagarara. Ubu ngubu rero amakuru ari kuvugwa nuko Kagarara agiye kuba yahabwa akazi na Aston Hall. Ibi ngibi rero byifashe bite? Ibiganiro byose ugiye gutega amatwi ugiye kubisanga kuri channel yitwa Kingdom JBTV, hanyuma ngiye nitwa Bon Vivant ngo ikaze kuri internet. Yes, ubwo namaze kugwa rero ikaze, reka twinjiye no mu nkuru yacu. Hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 umunyarwanda Kagarara ariko amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Enoch Uwizeye, azwi kandi ku izina ry'agasirino yiyise Aston Small. Ubu ngubu rero uyu Kagarara akaba yamaze guhurira n'umunyamerika w'icyamamare mu bintu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri Aston Hall, bagahurira mu gihugu cya Ghana. Iyi rero ni umuhuro bahuriyemo, ndetse hafatwa n'amashusho Kagarara yigana uburyo Aston Hall akora imyitozo yo mu gitondo. Aya mashusho Kagarara rero yaramaze iminsi akoze. Aya mashusho rero akaba yaraje kuba akundwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu bakaza no kuyereka umugabo witwa Aston Hall. Ibi rero bikaba biri mu byatumye Aston Hall yishimira Kagarara. Rero nyuma yo kugera mu gihugu cya Ghana, reka nkwereke ibyo bamaze iminsi bakora. Aston Hall yakiriye Kagarara anamwishimiye cyane ubwo bahuraga, bavuga ndetse n'ibiganiro by'ubuzima ndetse n'ibyo amaze kugeraho. Kagarara avuga ibyo amaze kugeraho, ariko hari akantu yavuze. Kagarara yabwiye Aston Hall ati I'm happy to see you my brother, ati nishimiye kuba mpuye nawe cyangwa se nkubonye, kubera ko ngo byari inzozi, ngo zari inzozi za Kagarara kuba yazahura na Aston Hall, kuko ni ibintu ngo yumvaga byibura byazamushimisha mu buzima. Rero Aston Hall bakaba barakoranye imyitozo ku itariki 30, bakaba barakoranye imyitozo ngororamubiri harimo ndetse na push-ups, ndetse no guterura ibintu biremereye. Mu irushanwa rya push-ups hari uko byagenze rero. Mwirushanwa rya push-ups mwibuka ko nabibabwiye, Kagarara yakomeje gukora push-ups igihe Aston Hall yari amaze kunanirwa cyangwa se guhagarara. Ibi ngibi byose bituma abantu benshi bamushima cyane, kubera ko Kagarara we yarakomeje akora push-ups nyinshi cyane, bituma rero abantu bakomeza gushima Kagarara bitewe n'uburyo ki bamubonaga nk'umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga, ubarirwa mu bantu bamugaye, ariko akabasha gukora ibintu bikomeye cyane nka biriya. Ibi ngibi rero bikaba biri mu byatumye abantu bamushima. Ikintu cyakoze abantu benshi ku mitima n'amagambo ya Kagarara yavuze igihe yabazwaga n'itangazamakuru ku bijyanye n'inzozi ze. Yaravuze ati inzozi zanjye nuko nukwereka isi yose ko Afrika
ati ni ukwereka isi yose na Afurika ko ubumuga atari ubumuga bwo kunanirwa. Mu cyongereza yaravuze ngo disability is not inability. Ako kantu rero niko katumye abantu babasha kwishimira cyane uyu mugabo ukomeje kuba icyamamare, yambara n'imyenda ya Visit Rwanda, yerekana ko ari umunyarwanda, arabifiringa kabisa kuba umunyarwanda, hari hose arabigendera. Kagarara rero tukaba tukomeza kumwifuriza amahirwe masa mu byo akora byose. Ashton Hall ndetse nawe yavuze ko yahisemo guhura na Kagarara bitewe n'uburyo ki yamubonye, yabonye ko ngafite imbaraga ndetse n'ubushake, kandi ko afite n'ubutumwa bwiza ngo abonye ku mbuga ze, ashaka rero kumushyira ndetse no kumuha amahirwe yo kurushaho kumenyekana. Ashton Hall rero ubu ngubu rero bakaba bari kumwe. Ubu ikintu kijye gukurikiraho ni ukumenyekanisha Kagarara uzwi ku izina yiswe n'ababyeyi Uwizeye Enoke, hanyuma uyu mwana akareba uko nawe yatera imbere. Rero ibingibi reka tubihe amahirwe masa. Hanyuma ikintu kigendanye rero no kuba Akazi, Kagarara nicyo tugezeho. Reka nizere ko wamaze gukanda subscribe, wowe utarayikanda nawe utarayikanda rwose uyu ni wo mwanya, hanyuma ukande no like niba wumva wishimiye kino kiganiro, iyo bibaye ngombwa uranagisharinga. Nitwa Bomviva, ni Kingdom JBTV, ntukajye ubura ku murongo wa internet. Ukugura rero na Ashton Hall kwa Kagarara, ibingibi rero bishatse kuvuga ko Kagarara, ibingibi bishatse kugaragaza ko Kagarara ashobora kugera ku rwego mpuzamahanga, kandi ubutumwa bwe bwo gushishikariza abafite ubumuga bukomeje kugera kure, ndetse abantu bakaba barimo kugenda bamumenya cyane. Amakuru rero ahari nuko birimo bivugwa ko muri zino ngendo barimo kugenda bakorana Ashton Hall ndetse n'uyu mugabo Uwizeye Enoke uzwi ku izina rya Kagarara, cyangwa se Ashton Small. Rero inzozi ze nyuma yuko amaze kuzigeraho ntabwo biherereye aho ngaho gusa, ngo Ashton Hall ari gushaka guhereza akazi Kagarara, ngo yabonye ari umu challenge mwiza, noneho ngo akamuha akazi bakajya bagendana, kuko byamufasha cyane na Ashton Hall, byamuzamurira imbaraga ku mbuga nkoranyambaga z'abamukurikirana, kuko bakomeza kwiyongera bakaba benshi, kubera ko uyu mugabo nawe Kagarara aratangaje mu byo akora, kandi abantu batangiye kumushyigikira, bari no kumukunda, kubera ko ngo afite ubutumwa bwiza bushobora kuzagera kure. Deja abantu bafite nabo ikibazo cy'ubumuga bagatangira kwitinyuka, bakavuga bati burya ntabwo tugomba kujya twitinya. Ibintu rero ni ibintu byiza cyane. Hanyuma reka nkushimire, amakuru yose uzajya ugenda ushaka kumenya uzajya usanga kuri ino channel YouTube yitwa Kingdom JBTV. Hanyuma ngiye nitwa Bomviva, icyo ngushishikariza ni ukana subscribe kugira ngo tujye duhura no mu bindi biganiro ubukurikiyeho. See you next time. It's you, man.